ukeneye ibikapu byiza, design nziza kandi zigezweho z'amoko yose, hamagara iyo nimero ureba kuri screen yawe. Si turabona akazi we. Reka dutegereze turebe ko turakabona. Nazitabanje. Tumeze bite? Namwe mwaje gushaka akazi se? Ntumbwire ko nawe uri umwe mu baje gusaba akazi. Nanjye ndi muri abo baje gusaba akazi. Sigubiri. Urabona akazi. Hano hari ubwo baheza se akazi, hari ubwo bigeze bavuga ko bebe akazi utabona nkatwe nta cyizere tugaye. Ntacyo pe nushaka buri ritayira hakiri kare. Turagumya dukopeta none se wageze mu byo. Ntari buraza kubibona ko ibyo nakubwiye ari ukuri. Nta kazi urabona wowe. Ariko urakoze. Ndabona isaha igihe kigeze babantu baje gukora interview kandi biko baba bari. Nta kibazo nari maje kubishyira muri system maje kubyuzuza neza babwire binshi. Sawa. Agenda aza umwe. Biro neza. Bravo. None nimwe mwaje ushaka akazi? Yego nitwe. Muriteguye? Ndabona igihe cyatujyanye muze agende yinjira umwe. Ako uwo musore nabanje. Mutebuke. Bose mbwira umuhungu we wanga. Kimanjije umuhungu se niwe wangaye ariko nta kibazo nazo. Wa mbere niyinjire ntacyo. Niriwe neza. Nitwa wande musore. Banyita Ishimwe Chris. Ishimwe Chris. Nubwo kangahe ugiye gukora mu bintu byo kudoda? Wenda ubu mwaka wa gatandatu ndimo kudoda. Mwaka wa gatandatu. Ndabona mu myirondoro yawe watanze hari akantu kari kuburamo. Kahise kandi. Icyemezo cy'uko uhagaze neza. Yego. Ntabwo kureba nahagaze. Icyemezo ntabwo kiri kugaragaramo. Tugendeye rero kuri ibyo ngibyo dushaka bitewe n'abakozi dushaka, waba wigendeye tuzaguhamagara. Icyo cyangombwa tuzakubwira igishaka. Undi niyinjire. Karibu. Twumvishe ko muri gutanga akazi twari tuje kwaka akazi. Nitwa bande? Nitwa Pasi John. Pasi. Turabona imyaka ingahe? Indikira turebe. Gusa urabona akazi. Njye nakamuha. Ntabwo ari wowe nyiri hano ari hariya. Agasoma iminsi ko numva mwihaye. Witwa Pasi. Ingero hindukire turebe. Wabeshyaga nawe. Wabeshyaga. Ufite uburambe bw'imyaka ingahe mu kudoda? 10. Akazi wendaga kukabona ko mu byangombwa byawe twabonye harimo ibituzuye neza. Rero uraba utashye nzaguhamagara cyangwa n'uyu nguyu aguhamagare tukubwire ibiburamo uzaze ubizanye uhita unatangira n'akazi. Ibisabwa ngewe ndabona mbyujuje sinzi impamvu biri kwanga. Ntabwo ndi gushoboranya nawe, waba witahiye tuzakubwira nitugukenera. Gusa ukunze ku mategeko twe ko mwitanga twavuze ko ari imyaka 10 umuntu ufite uburambe mu kazi. Imyaka 10. Ahantu bise bipfira ndabona nta n'ahantu biri kugaragara. Ahantu biri kugaragara Zahana basuzuma neza. Hajya niyo bita Neza pe. nk'uko nabikubwiraga ndi
ndimo ndareba neza hari ibaruwa igomba guturuka kwa mudugudu sinzi niba asoma itangazo yarisomye neza rero ako ngako nikagomba kugenda agashaka akaba ari katuzanira ariko n'ibindi tubimubwira kuri telefoni yaduhaye mukobwa ndi kumva wakwigendera kereka niba hari ikindi kintu ufite warenzaho ako ni ukuri bose nukora akazi nari nkakeneye ndabinginze mumfashe mu makazi warugakeneye nari nkakeneye ni ukuri ndabinginze mu makazi bose wareba nyamara damu ajya batutesha muri bukuru okay ngiye rero natutse ni rusizi ubwo nyine boss ntabwo bajya bamwinginga ubwo wakabuze ukuntu utangiye no kumurakaza nakundi ugenda tuzaguhamagara ndumva ari na hafi ntabwo bisaba iki kintu tuzaguhamagara icyo birayisaba nyinshi cyane nyinshi haba bare hafi yabo hari bare zihaba zirahari nyinshi ariko igihe ntabwo zijyamo kubera iki eros bawigendeye tuzakubwira nuzuza ibisabwa ndinigire bose ureba wow fashirokira wigira si bose hareba nuwaza ryamamaza akamara imyenda neza ubona kanayidoda neza niba batarize ari kumuhafasha ko abantu mushobora kwamuza meze neza uya nawe musuhuza bose oya byibuza ntunari ikibazo urushya ndarurwaye musuhuza nushaka kuramubona meze neza neza wasana amuhape muhagaze hajya wowe bakwita njyewe banyita keke gusa nibyo zina nita maze imyaka ingahe mu budoda cyangwa ukora mu bintu bijyanye n'imyambaro maze nk'imyaka 5 kari mike twashaka kubara n'imyaka 5 nyine nize imyaka 3 nuko 5 niyo nari majije kubimenyamo to sambaye neza uzi imyirondoro yose warayujuje utasaba urabona umwana ni mutembacyushi afite inzobe basumba ako gusa nose akaba warakoze babada tubigenze gute ariko ngiye ndumva ku giti cyanjye ko awundi yujuje ibisabwa afite serve ifatika nubwo ari mwiza twanana uyu nguyu ni mwiza turamutse tumukize muri business yacu uyu mukobwa hari abantu benshi bajya binjira baje kumureba ariko bitavuze ko bose agahaye five uratekereza nawe ntabwo uri umwana igira hino gikoro hajya iwanyu ni hehe iwacu nanjye kunsigaranya ikibazo ikihe bose nawe si ubwo ngubwo ntabwo uri kunyirukana burya wowe urabizi wowe inkoramutima uramugira assistant wawe wowe uri inkoramutima yanjye wowe wumva utuje ariko uyu mukobwa muri projet yacu twari dukeneyemo abakobwa bamwe baza bagacana ku buryo n'umuntu uje kutugurira ashobora kuba ataducika kuko yabonye umwana mwiza umurika urimo umutembacyushyu urumva afite ubwiza bwinshi izi ni inshinwa ni inshinwa cyangwa wagushinga ntabwo ukiziho ariko imisatsi ye ni myiza kumva ntabwo twahera akazi hajya witwa keke noneho bose mbaho umwanya mwiganiye nta n'ibyo gushidikanya hidayeri akazi hano arakabonye
kuwa gatatu mu cyumweru gitashye buriya nibwo yaza gukora. Kamwereka office. Oya akuzi Ati na office. bose nibyo urakampaye ngenda kaguhaye. yo abantu beza nkawe bahozeho bahozeho pe Wumva utuje hano akazi urakabonye. Ndakeka umva ariko se uriya mukozi wanjye nawe wigwa nawe ukuze rero. Uyu mukobwa rero akazi akaba arakabonye muri kampani yacu. Kuwa gatatu twarindira ko bigerayo. Kuwa mbere akose Reka mwereka office. ndi kumva twamanza tukagira ahantu tukajya gufata agakawa Muri sawa. yego muri sawa wa mujene waho ndi kumva ashobora oya ariko ntukihute gufunga hajya ubukira igikoma. ewe imwa kampaye nako ntabwo ngoye tu oya ugomba kureba icyo cyuzajya unywa utuntu tw'udukawa. kubona ubwiza bwawe umuntu agomba kubusigasira. Ariko nta kibazo nimujyane umwereke ofisi azakoreramo nanjye kambe ndimo mfunga Mutoze mashini tugende. wigira ikibazo kambe ndimo mfunga dosiye neza. Ubwo mwereke ofisi. Sawa. Sawa boss. aguhe na nimero ze turaza bose kumuvugisha. urakoze Ndapi. mwese Sawa nta kibazo. Kira kibosi ni yeye sinjye nanakwikundi.